Mwiriwe mese mute nizere ko meze neza aho muri hose. Uyu mwaka wa 2026 ni umwaka Finatunga atazabarizwa mu matiku. Ntabwo nzongera kwivuga nk'umunyamatiku kubera ko nabaye umwamikazi w'abahutu. Abanyarwanda nimwe mwampisemo, mubona ko kuba umuhutu kazi bimbereye, muhitamo kunyambika ikamba ry'ubwamikazi. Ubwo rero nanjye byaranshimishije, nabyambaranye ishema, nahisemo kuba umwamikazi w'abahutu. Kandi umwamikazi ntago ajya mu bintu by'amatiku. Ngomba kurespectinga my position. Hagati aho rero nagira ngo mbagezeho agatangazo gatoya. Uyu mwaka wa 2026 ni umwaka mutazambona cyane mu bintu bya politike cyangwa se gutanga komanteri ku byerekeranye na politike. Njyewe ubundi nari nsanzwe ndi umuhamya wa Yehova. Abahamya ba Yehova rero ntabwo akenshi bajya bivanga mu bintu bya politike. Niyo mpamvu ndi gusa nk'ubigabanya. Nta muntu wankanze, ntawe, ni amahitamo yanjye. Mu myaka 20 nkiri muri za 20, mu myaka 20 ntago nigeze nkora cyane ngo nkorere ejo hanjye hazaza. Kandi ubu nkaba ngize imyaka 40, urumva ndi kwegereza mu gusaza. So uyu mwaka nihaye inshingano yo kuvuga ngo imyaka 10 iri imbere ngomba gukora cyane, ngakorera ejo hanjye hazaza, kugira ngo ningira imyaka 50, 60, sinzavunike cyane, nzabe mfite aho maze kwigeza nk'umuntu. Ubwo rero focus yanjye iri mu kwiteza imbere, nkateza imbere urubyaro rwanjye. Mbese responsibility yanjye ya mbere ni ukwiteza imbere, nkakora cyane ku buryo ejo hazaza ntazasaza nabi, nsazana ubukene. Niyo mpamvu ibintu bya politike nahisemo kuba mbishyize ku ruhande, nkafokasinga ku buzima bwanjye n'ubw'abana banjye. Mfite responsibility nyinshi, murabizi ko ndi umubyeyi urera abana njyenyine, nta muntu ngira ubamfasha. So I want to focus on that. Ubwo rero nimutambona mu bintu bya politike cyangwa ikintu mukagira ngo ngiye natinye, ntabwo ari ugutinya, ntabwo ari ugucika intege, no, ahubwo ni amahitamo nahisemo yuko ngomba gufokasinga ku buzima bwanjye, kugira ngo abana banjye ejo hazaza ntibazace mu byo naciyemo. Hano hari abantu b'intwari b'Abanyarwanda barwanya akarengane kandi bakomeje kukarwanya, barahari benshi. Ubwo rero ngewe ntarimo, ntago byabuza abandi gukomeza. Nuko rero ndagira ngo mbabwire Banyarwanda mukoresha social media mwese, cyane cyane abakunda kundeba, bakunda kuza kunsagarira n'ibiki byose, ndagira ngo ibitekerezo byanyu mu byihamishemo, ntimubinzanire. I'm not interested. Ngewe I'm focused on my life and my children's life. Ijya kurisha ihera ku rugo, ikambaze niteza imbere mbere yuko nteza abandi imbere. TikTok ntago inyishyura, kandi ibyo nkora n'ibyo navugaga ntago nabivugiraga kugira ngo mpembwe. Byari ubushake bwanjye, byari bindimo mu gihe cyabyo. Ubu mfite iyindi focus, ubu mfite ibindi ntumbiriye, ngomba gukora cyane ngakorera ejo hanjye hazaza. Maze kugira imyaka 40, sinshaka kuzagira imyaka 50, 60 ndi umukene.
oya oya oya. Kandi naragize amahirwe yo kuba mu gihugu nshobora gukora nkiteza imbere n'urubyaro rwanjye ngayo nguko. Ubwo rero numubona ntakora videwo mukagire ngo Fina ni ibiki n'ibiki, no no no, I choose to be quiet. Nahisemo kwicecekera nkareba ibindeba. Nahisemo kureba ibindeba kuko ibindeba nabyo ntabwo ari bikeya. Ntabwo ari bikeya, ntabwo byoroshye, ubuzima ntabwo bworoshye. Ubuzima ntabwo bworoshye, ntabwo ari ugutinya, ntabwo ari ntawambujije ntaki, ariko nahisemo guceceka ngayo nguko. Ngayo nguko ngomba gufokasinga ku buzima, ntabwo ubuzima bworoshye.